Ndagusuje neza kandi nkuhaye ikaze. Nyita Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Warakoze gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho. Kandi nkuhaye ikaze ku Ibuye Rizima TV. Sibyo na? Yego. Ibuye Rizima TV. Akiri izina ryanjye ngibazaho kabisa. Nuvuga ngo harandi mabuye atari mazima. Cyane menshi ahubwo. Asiri verasiyo yavuye Ku mwuka wera. Yego. Yego. Ntabwo tuba twarizanye rega. Ntabwo ari ibintu umuntu aba yaratekereje ngo yahita bikora nta handi hantu biturutse. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ari komantere abanye mu kiganiro cyawe Iranse tarabatse uyu muntu azagera ahantu ahishurirwa Kristo neza koko. Nukuri abantu hari ijambo ryaga kuri Bibiliya 5:9. Ryaga rero ryanditse ngo abikigiye bakeneye iki? Ijambo ry'Imana. Yego. Nukuri abikigiye nta nubwo ari ijambo ry'Imana gusa bakeneye na Kristo. Kandi ijambo ry'Imana niwe Kristo. Yego. Ngwaye ikaze kate kiganiro. Siziyo komantere niba wayibonye. Ni komantere ivuga iki se ko wabanditse nyinshi? Ni hariho nyinshi nyine. Ni imwe nabonye komana. Ubu Imana izafasha abanyarwanda ibintu by'amoko bibashiremo burundu. Ibintu by'amoko. Nanjye hari komantere ubwo ndi kumva ko ariyo waba wenda nawe wabonye ariko nanjye yanyobeye. Ni komantere ubwo uvuze ibintu by'amoko mpita nyibuka. Ni komantere iri ku kiganiro twashyizeho cya Solange yavugaga ibintu by'ubuhanuzi, yabonye abantu bashyirwaho ibimenyetso n'iki. Abantu bamwe nyine ntibabyumva ukuntu kumwe, abantu babyumva gutandukanye. Ariko uyu we mu buryo yanditse amagambo ateye ubwoba. Yavuze ngo dore aho Imana iburira ubwoko bwayo, ashyira mu dukubo ngo by'umwihariko abahutu ko tatuwaje ari ikizira, ashyiraho n'umurongo wa Bibiliya ngo Abalewi 19 umurongo wa 28 ngo Imana iburira ubwo nyine mu mboneze cyangwa mu byiyumviro bye yiyumvishemo ko ibyo Solange yavuze ngo ari umubura Imana iri guha abahutu uko batagomba kwishyiraho tetewaje ngo iri kuburira ngo ubwoko bwayo. Ngaho nimva nyine nk'ushobora kumva ikiganiro nk'iki. None ikintu ubwo cyambabaje nge ni uburyo yashyizeho agashyiraho n'umurongo wa Bibiliya bigaragaza ko wenda atari umuntu wigendera ngo tuvuge ngo ni ba bantu bamunzwe n'ubwoko, ahubwo wumva ko ari umuntu nyine usanzwe usoma Bibiliya, cyangwa se wenda ashobora no kuba afite ahantu ayoboye n'iki byose. Ariko urumva ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Masenge mpamvu nifuje ko tuganira. Ubona abantu b'iyi minsi bafite ubushobozi bwo gushishurirwa Imana by'ukuri. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo bari kubimenya gute ntawe babwiye. Abantu b'iki gihe ntabwo bazi Imana. Nkurikije ibyo nkomeza kugenda mbona n'ibyo nkomeza kugenda numva. Kuko nk'iyo umuntu aje muri komantere y'ikiganiro wakoze uri kuvuga ku iyerekwa, umuntu agahita azanamo ibintu by'amoko, hari n'abandi bazanamo ibintu byo gutukana, umuntu agagutuka kuri nyoko. Akagutuka kuri nyoko kandi akagutukira ko ngo uvuze undi muntu we, bati uwo mukozi w'Imana uramuvuga icyo kagira gutya na gutya. Uko guhanisha kuguhanira kukuvuga ko wowe uvuze Imana nabi, akaguhanisha ibitutsi kugira ngo akwereke ko we noneho ngo ayizi cyane. Ugasanga rero harimo ibintu bikomeye cyane bibi byo kutamenya Imana, kutamenya umucunguzi n'umuremyi wabo. Bashobora kuba barakurikiye ba mama babo bakajya mu madini, cyangwa ba papa babo cyangwa n'abandi bantu bafitanye isano, cyangwa muri ya madini yabahamagaye ati kana ka mama muze hano. Ariko abantu ugasanga ntibahishuriwe Yesu Kristo by'ukuri. Kandi koko impamvu nari nkubwiye ngo simbarenganya, urabona ko abantu bari mu itorero ry'Imana ibyo bintu ntibabivuga. Ntiwakwandika komantere imeze gutya uvuga
avuga ko ngo ubwoko bumwe ari ubwoko bw'Imana kandi Imana ntigira amoko. Warahishuriwe Kristo cyangwa uri mu itorero ntiwakwandika iyi komanteri, ariko uri mu idini birashoboka ko wayandika, kuko mu idini ni ahantu bashakisha inzira igera ku Mana, ariko mu itorero ni ahantu abantu bahishuriwe Imana y'ubwayo bihishurira, ikabashyira hamwe. Umuntu Imana yihishuriye azi iyo ariyo, ariko umuntu ushakisha inzira zo kuyigeraho hari igihe nyine ahangaha hariho aba yarapfumuriye, hariho aba yarapfumuriye agahora yisanze aho hantu, wa mugani wa wundi ati ni gute twisanze aha hantu. Rero abantu benshi bapfumuriye mu madini bafite ibi bitekerezo, ariko ijambo ry'Imana iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ritubwira ko mu bice 10, wenda kanze bashake masomo, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko imbere y'Imana nta muyuda nta n'umugiriki, ahubwo abantu bose iyo batuje akanwa kabo bakavuga ko Kristo ari umwami wabo ko bakizwa. Rero ntabwo Imana igendera kuri ibyo bintu byose abantu batekereza ngo ubwo tuvuka aha n'ubwoko bwayo yari yaratoranije ari bwo bwoko bwa Isirayeli. Yesu yaraje banga umucyo bakunda umwijima, abatera umugongo yiyizira mu banyamahanga, natwe duterwa. Donc ibyo kandi ntabwo byagenderaga ku bwoko ngo naba ngaba. Ni nkuko navuga ngo Robert suko Imana yarebye ngo irebe ko ari umuzungu cyangwa se ari ugira ari uwirabura cyangwa avuka mu muryango wo kwa runaka, ni ubushake bw'Imana gusa. Kandi ibyo ntibyari bigize ikibazo, kuko Aburahamu yiswe umwana w'Imana, ariko si we Tera yari afite wenyine, ahubwo yari afite na barumuna be. Rero ntabwo barumuna be bo Imana yabahisemo. Ibyo ntibivuze ko Imana yakereye ubwoko hagati, ahubwo ni ugutoranywa. Nkuko nakwiga mukuru wanjye ntiyige, nkuko nabona akazi runaka gashomera, ibyo se bigize ikibazo? Ntabwo bigize ikibazo. Rero ibi bintu usanga nyine hari igihe mbitekereza nkahita mbona wenda nko mu gihe mu Rwanda rwari rwinjiye mu gihe cy'icuraburindi, wasangaga amadini amwe namwe yarakoze, abapasiteri cyangwa abayobozi babo barakoze jenoside. Bashobora ni ukubera ko bapfumuriye muri ibi bintu. Wabona nabo hari abababwiraga ati twe turi ubwoko bw'Imana, bariya ntabwo ari bwo. Ibintu byitesha agaciro nk'ibyo. Ntabwo rero uwo mwanda ukwiriye kuva mu bantu, usibye n'abantu badakijijwe, n'abantu bakijijwe, n'abantu badakijijwe uwo mwanda ntibakiwufite. Rwose nanaboneraho kubwira umuntu utekereza gutya nashyira iyo mitekerereze ipfuye hasi. Ufite ibintu by'amoko mu mitima ye. Mana nyagasani, Imana yaremye Adamu na Eva. Gihe kimwe nyine byari bikomeye cyane, Imana mu butumwa irambwira ngo nigende mbaza abantu ngo ko Imana yaremye Adamu na Eva natwe tukabakomokaho. Hagati ya Adamu na Eva umuhutu yarinde, umututsi yarinde. Kandi koko icyo kibazo umuntu ntiyagisubiza. Kuko ukurikije usibye ubundi ni wiyitirira unagukunze cyane wavuze ijambo ry'Imana, uravuga uti ubundi nushaka gutekereza Imana uyirebe mu itangirira ryayo, ariko uhanga amaso no mwiherezo, kuko hagati aho niho uzabona Imana. Mu itangirira ry'umuntu ubundi umuntu yabayeho ati, niba ushaka kwizera Imana menya ubundi Imana ifitanye nawe sano ki, ni umuremyi wanjye. Yakuremye gute? Yahereye kuri Adamu, twese dukomoka kuri Adamu na Eva. Hanyuma se ubwo ngubwo ntuzahita umenya ko ndi mugenzi wawe nawe uri mugenzi wanjye. Ibindi bintu wenda byo ni ibyadutse muri aka karere k'ibiyaga bigari, ni umuzi wo gusharira wameze, ugenda usharirira abantu, ariko hanze ibyo bintu se birahaba mu bazungu? Ibyo bintu ntibihaba. Rero ni abadayimoni banduje imitekerereze y'abantu kugeza ku rwego byagize n'ingaruka. Satani abona umusaruro w'abantu benshi bapfuye barimbuwe n'uwo muzi wo gusharira. Kandi Pawulo yari yarabivuze ngo mu bana b'Imana aho birinde hatagira umuzi wo gusharira umera muri twebwe ukaduhagarika umutima, abandi bagahumana. Hari abantu rero uyu muzi wahagaritse umutima, ukabona umuntu nyine wenda atunze iby'isi, ariko uyu muzi wamubereye ikibazo. Navugana n'umupasiteri rero umeze gutya, kavugana n'umubisho, nkavugana n'umukristo wo hasi n'abandi bantu bose, usibye n'abakijijwe gusa n'abadakijijwe. Usibye ko ibyo bintu ari umwanda, uwo ni umwanda ufashwe, ukwiriye n'induba ntuhakwiriye, ukwiriye gutwikwa rwose kugira ngo ahawo hibagirane. Ntibihuye n'ijambo ry'Imana, ntibihuye n'amabwiriza ya leta, ntibihuye n'imibanire cyangwa n'umuco w'abantu wo kubaho. Ibyo bintu ni umwanda. Reka twisomere ijambo ry'Imana, Imana iturengere. 10 ku bice 9 mu Baroma ibice 10 umurongo w'9.
haravuze ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa kuko ibyanditswe bivuga biti uwizera wese ntazakorwa n'isoni nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki kuko umwami umwe ari umwami wa bose niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Haleluya. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka izina ry'umwami azakizwa. Umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Imana iyo ijya gutanga agakiza ntireba aho uvuka. Paulo yabyandikiye Abefeso aravuga ngo natwe twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi iduhindurana abazima na Kristo. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese wambaza izina ry'Uwiteka arakizwa. Mu gakiza Bibiliya yatubwiye ngo ntiharimo umugiriki, ntiharimo umuntu uvuka wo mu majyepfo, mu majyaruguru, umuzungu, umwirabura, twese Imana itubara ku rugero rumwe. Bibiliya iravuga ngo ifura zo mu isi, abera bo mu isi nibo fura Uwiteka yishimira. Ibindi byose abantu bapapira bamenye ko ari ibintu bizazana kurimbuka gukomeye, kandi iyo mbivuga bazabona mbivuga ntishimye, kubera ko icya mbere ibi bintu byatumye tubura abantu bacu. Icya kabiri biracyari umuzi ukomeye kuko abantu bagitekereza gutyo, baracyangiye bazi ko bari gukorera Imana, barimo baratanga ibya 10, baratanga amaturo, bari kuririmba, bubatse isengero, bari gusirimba. Buriya no mu nsengero hari ahantu ujya ngo bakakureba bakavuga turiya ntabwo ari uwacu, ngo ntabwo ari from, ntabwo ari from, uriya ntabwo ari from. Bakati mumwicaze hari handi mu agaciro, ntimumusuhuze, nimumwihorere, ntazayobore hano nubwo aturirimba,mo ntimuzamuhe kuyobora korali. Kandi abo ngo n'abantu rwose ngo bagiye mu ijuru, baba bafite umurida tugiye muze, ariko ribategereje abo nararibabwiye ko ari irya Kamonyi na Gasogi. Iryo ryo bararyemerewe, ariko iry'Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ko ijuru ry'Imana rizagibwamo n'abera. Ego abo rero bera ntabwo bafite ibyo bintu byose. Ibyo bintu byose mu mitima yabo harimo inzira z'igisiyoni. Yego, mu mitima y'abajyayo harimo inzira z'igisiyoni, ntabwo harimo inzira z'amoko, ntabwo harimo inzira zijya kukuvuka iyo guturukaho gutera ukunta. Oya, ibyo ntabwo ari byo birimo. Hari n'abantu burya ngo batagushyingira, kare akavuga ati uriya ntabwo ari uw'iwacu, niko shenda yakubwiye gukundana n'uriya muntu, kandi ubwo muntu ni pasiteri uhagarara imbere y'abantu akabwiriza, mu kanya akabashyira no kwigaburo ryera cyangwa agasoma misa. Ariko ngo umusore cyangwa umukobwa yazana umusore wabo cyangwa umusore yazana umukobwa ati uyu ni we sheri wanjye nakunze, tenda yakubwiye ko tujya dukundana na bariya, tibariya ntabwo. Oya, ahubwo hari n'utakubwira gutyo kugira ngo wenda kuko utabyumva agahita akubwira turiya musore simushaka, turiya simushaka, ukajya ukora ubushakashatsi igihe atamushakira ukakigukura uriya mwana ngo twakune. Urumva? Kandi abo bantu ngo ni abapasiteri, ni abayobozi. No mu banyamasengesho birimo, hari umuntu ubwira uti mwene data wansengeye, ati mpamagara video call, ukagira ngo wenda n'ibindi agiye kureba, batereka banze ndebe ko ari uwo mu bacu, ari uwo mu bacu, kuri utwe rudahengamye rudafite ijigo. Hari mwene data hari mwene data uvuga ubutumwa nyine rwose pe, witanga. Buriya reka nkubwire Roba, tuvuga ubutumwa pe kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko umuntu nakubwira ati ngiye mbyutse saa 8 z'ijoro kubera ko nzi ko mu gitondo ndajya ku kazi, mbyukijwe no kugira ngo nsige nganirije abera ijambo ry'Imana. Kandi nanone ukabona ibyo abikoze atari ukugira ngo ku kwezi YouTube izamuhembe, we monetization yayikuyeho, YouTube ntahembwa, ari gushaka gukora ubutumwa. Umuntu akamwitegereza uri commentaire agahita mukubita ikijambo, ati ibyo bijigo bizarimbuke. Kuko nguko nawe usa uratinyuka ukajya kuri kamera ukavugira imbere y'abantu watera hamwe. Umuntu w'Imana agakubitwa icyo gihosho, ati twebwe Imana gutya na gutya na gutya, ugasanga nyine nawe afite iyindi myumvire kandi yiyita umuntu w'Imana, ariko hari abadashaka kureba. Ariko nyamara ijambo ry'Imana ritubwiye ko ari Imana ya twese. Rero abantu barabishaka, nta muyuda, nta mugiriki,
abantu bararushye kandi baruhiye muri ibyo bintu. 2026 nta muntu wakabaye ari ameze gutyo. Uyu munsi tuzi ko muri Kongo harimo intambara, kandi intambara ishyamiranyije cyane cyane bavuga ko ishingiye ku bintu by'amoko, kuko nimba umuntu afata undi akamutema akamushyira ku mbabura akamurya avuga ngo mujijije ko ari ubu bwoko, ibyo ni ibintu baravuga ngo inkoni ikubise mu cyebu yirenza urugo, kandi inzu y'umuturanyi nifatwa nawe uzabe maso, kuko burya ibishirira byakwambuka n'iyawe bikayitwika. Ibyo ni ibibazo tutagomba kwirengagiza, kandi nubwo abanyamadini bakomeza kubiceceka ntibabwira abantu kubumwe, ariko twebwe tunavuga ibyo nabyo ntitugomba kubyibagirwa, kuko umunsi tuzabyibagirwa uzasanga ba bantu badufanaga cyangwa se bavugaga ko ari abakristo bijanditse muri ibyo bintu, hari undi muntu wabibakomvetse. Reka babwiza ukuri rero, nta mwana w'Imana ugira amoko mu mutima. Bibiliya yabitubwiye ko abera bo mu isi ari bo mfuru Uwiteka yishimira. Uwera ntibigendera ku ndeshyo ye, si Imana y'abagufi, si Imana y'abarebare, ni Imana y'abantu bose. Ni Imana y'abagufi, ni Imana y'abarebare, ni Imana y'abanyarwanda, ni Imana y'abanyamahanga, ni Imana y'abize, ni Imana y'abatarize, ni Imana y'abazi ubwenge, ni n'Imana y'ababandi mureba mukabona rwose nta bwenge bafite, ariko niyo yabaremye, kandi umugambi wo kubarema kwayo niyo yonyine wuzi nkuko yabigambiriye kera. Rero ndinginga abantu kugira ngo babashe gukizwa, batandukane n'ibyo bintu, kuko nongeye kuvuga ijambo ngana ku musozo w'iki kiganiro, nta muntu ufite amoko mu mutima uzigera aragwa ubwami bw'Imana. Ntaho waripfumuri, ntawe, ndasubiyemo ngo ntawe, ndasubiyemo kandi ngo ntawe. Nta muntu n'umwe ufite umwanda w'amoko mu mutwe, mu bitekerezo, uba muri ubwo buzima uzigera winjira mu bwami bw'Imana. Ibyo dufite ibihamya birenze kimwe. Rero nabwira abera b'Imana bari kwiyeza no kwiboneza ko bava muri ibyo bintu, kandi n'uyu muvandimwe wanditse gutya ntabwo turumurimiyeho ibitaka, nawe haracyari amahirwe yihane, Yesu aramubabarira. Tubashimiye rero ko mwabanye natwe, Imana ibahe umugisha. Nagira ngo mbaganirize gatoya kuri ako kantu, umugisha w'Imana ubabeho. Shalom.